Jean-Marie tukaba dufite kampani icuruza amatelefoni ya original yitwa Rujama Phone Shop duherereye hano muri Free Zone mu mujyi opposite na Cogebanque headquarter. Tubafitiye amoko meza agezweho muzi iPhone, Samsung, Google Pixel. Dufite promotion kuri izo telefone twababwiye ku giciro musanzwe muzi igura 20% ni promotion. Mutugane muduhamagare, nimero ni 0788 cyangwa se mwatureba kuri Instagram n'ahandi hose. Mutugane tubahe ibikoresho byiza twabibagezaho mutarinze kuza kuri shop. Turabakiriye, umukiriya hano ni umwami. Tangiye filime yacu, filime nyarwanda, filime nziza y'iyobokamana, filime kandi yigisha ku mibanire y'abantu ndetse hagati y'Imana n'abantu. Mureke rero twongere igihe cyo gusenga, twongere amasengesho, dutegura ibiterane, dutegura amasengesho y'iminsi itatu. Uri Kristo ufite umuvandimwe we wamenye Imana, abongereza umwuka wera. Kristo Yesu komeza inzira watangiwe gucika intege. Ku minsi ya none Satani yogarije abakristo wasengaga kabiri nta gisenga, wirizaga inshuro enye mu kwezi kandi cyane cyane yiriza rimwe mu kwezi. urebe babandi batubangamira iyo basenga. Nshuti muvandimwe, senga Imana. mu wabuze icyo bita Yewe kwiyiriza no ugiye gusenga. kubagezaho Turabizi ko aribyo bintu bitugora cyane. n'ubusobanuro bwayo kugira ngo ubashe Iyo biyirije gusobanukirwa. bakanasenga nicyo Nitwa kintu kitugora Ndayisaba cyane. Theogene, nkorera kuri Kaze TV magana abiri na mirongo itanu. Ndakugezaho iyi filime kugira ngo usobanukirwe, nubona mugenzi wawe akora ikibi ntuzagire ngo ni we, ntabwo ari we ubugikora, ahubwo ni imbaraga mbi y'umwijima iri kumukoreramo, kuko ntabwo Imana yaremye umuntu ngo akore ibibi, ahubwo Imana yaremye umuntu kugira ngo akore ibyiza kandi abishimishe. Rero senga Imana, akanyiba imyenda y'abana, akanyiba kuko mu byo dukora byose ubunzenye mbese byarancanze nabuze imbaraga ishaka kugira ngo ituvangire. none uwo mperutse kuza nawe yaranjombye igiti mu mutwe. ubashe gukomeza ndetse no kurwana urugamba wagaragasindwa n'uriganya umwanzi Satani. Kurikirana igikomere cy'abera. Ariko noneho nzagerageza. Tangiye Louise akingura, arakinguye avuye mu cyumba gifite utubazo twishi, aratangira aterekana icara ahangaha, abakozi bamaze kunshiraho, reka ndebe ko nabona byibura undi mukozi. Nukoresha umukozi nyamuneka ntukamwuka inabi
kuko nawe ni umuntu nk'abandi kandi ntugatsindwe mu gihe cyose ubona waganjwe na Satani ahubwo jya umutsinda ubu nzanye aranyiba ejo nazana undi akanyibira imyenda y'abana undi namuzana akankubitira abana mbese bimaze kunshanga ubu se nkora iki koko undi nawe akanyibira amakanya mbese byaranshanze nabuze ikintu nkora yahuye n'ikigeragezo ntiyabasha gusenga nuhura n'ikigeragezo ujye usenga Imana cyane nubona ikigeragezo kikugezeho ujye usenga Imana dore dayimoni iramuteye dayimoni imufatiranye mo hahandi nyumvira dayimoni yambwiye ngo nta mpamvu yo kujya uhora usingiza umukozi cyangwa umusabya byibura imbabazi nyamuneka mu Kristo nuterwa n'ikibazo nuterwa n'ibyago ujye usenga Imana utabaza Imana ikibi ugitsindisha icyiza tunyarukiye aho bari gusenga Imana abakristo kandi mbona imyuka y'abaciye mu ihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana ari bo bataramije inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo barazuka bimana na Kristo imyaka 1000 iryo ni ijambo ry'Imana abantu basomerwa urabona hari umuntu wibereye muri telefone kandi ngo yagiye gusenga undebere nawe ntaho dayimoni adatera tugarutse kwa Louise tugiye k'uyu mukobwa yibera mu ntara nyamara yabuze akazi yarangije amashuri nari mvuze ngo ni kwa Louise ntabwo ari kwa Louise ni kwa Mugwaneza ari kwibaza ati nyumvira yarize araminuza ariko yabuze akazi Satani atangiye kumwihebesha tugarutse mu bari gusenga Imana senga Imana kuko bizagufasha mu buryo bwose bwo kurwanya umwanzi Satani uwo ni pasiteri uwo mureba ni pasiteri arimo arasengera abakristo be ndetse asengera n'itorero dore Satani kwibukiranye ko Satani ntawe atagera ndebera imyuka mibi ateje ndebera komeza usenge cyane nusenga umwanzi Satani azaguhunga isengesho riramwirukana amena Mugwaneza aravuze ati reka ne gutsindwa ahubwo reka nsenga Imana uko nsengera itorero ryawe komeza wambike imbaraga abantu bawe ni umukristo basubize mu nzira yego bacitse intege muri uru rugendo komeze kandi wambike imbaraga izina rya Yesu nizeye amen nuterwa n'amakuba ujye utabaza Imana uyu Mugwaneza yararangije kwiga ariko Satani yari yamuteje kwiheba pasiteri arimo arigisha abakristo kwadukira abakristo bacu bamwe bose baraguye bamwe babaye abasinzi abandi babaye abasambanyi ati dusenge kuko Satani yahagurukiye abakristo dufate umwanya wo gusenga tumurwanye ngo rero mureke dusenge tugirishura sibyo bene data ngo tugire ihishurirwa ridasanzwe se mu Kristo usenga aho nawe ugira ihishurirwa ridasanzwe tukongera amasengesho tukongera kwire amena kugira ngo tubone ko turwanya umwanzi Satani Satani yahagurukiye isi yose araturwanya ko tuzamurwa dukurikije iki ibyo umwuka wera tugezaho nibyo rwose
yewe nibyo koko umwanzi satani yaraduhagurukiye dukwiye gusaba imbaraga y'Imana ikaduha ihishurirwa ridasanzwe turi kurwana n'imyuka y'ahantu mu birere ahantu ikuzimu cyane mbese mwebwe banyamasengesho ba Kristo iyo muteranye muba muganira kuki ese muganira uburyo mwakora inama yo kurwanya satani Haleluya. mujye mukora inama yo guhiga satani mu murwanyi yo kunesha satani mushaka icyamutsinda dutegura ibiterane dutegura amasengesho y'iminsi 3 ikindi mwongere igihe cy'umunsi w'iteka musenge abongerere imyuzu umwuka wera dore satani nawe kuzimu n'abambari be b'abadayimoni nabo bakoze inama nk'uko abakristo nabo bari gukora inama yo kumuhiga umva ari gukora inama yo kurwanya umukristo ati muzi ko igihe cyacu kigeze wa muntu wo hejuru akagaruka ati mugende murwanya abizera cyane mubafate mubakomeze tuzabisasire mu muriro tutazashya twenyine ngo kugira ngo bazagusha abantu benshi ngo nuko mubibasira numvira musenge mubabuze icyo bitakwiyiriza no gusenga urabizi ko aribyo bintu bitugora cyane iyo ni inama ya satani bakristo namwe mukora inama yo kurwanya satani ibyumba by'abanyamasengesho bafate barateza ubusambanyi n'ubuherezi bivuga abakorari mujye mubaha kutibuka indirimbo baririmbye kuko nazo ziratugora abanyamasengesho mubatesha umutwe jewe databuja yego ubwenge bwuzuye gushyiramo imbaraga mfatanije na mahumane abazateza indwara z'ibyuma abo bazahita mbereka uburyo bagomba kujya mu bapfumu hanyuma dayimoni muhitane ahita batsinda aho ngaho batihanye yego sha genda ushyiremo imbaraga databuja yego nzigo ndende urabizi ko abana b'abantu twagiranye inzigo kuva umunsi winjira muri edeni niyo mpamvu ngiye gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo mbakomanye imitwe ntibabone ibyiza bakorewe ahubwo barushe kubona ibibi nawe genda ukuze inzangano hagati yabo urukundo ntirukaganze ahubwo urwangano mu mitima yabo bijya bikura haba mu matorero yabo hariya birirwa basengera ku buryo bazajya basoza amateraniro yabo nta rukundo namba babonye nawe genda ushyiremo imbaraga utatanye ndaguma databuja nawe utanga raporo databuja yavangwa z'ubwiza maze iminsi njya mu nsengero ngasanga abana b'Imana barimo barasenga gashaka uburyo nabatatanye ingo nyinshi ndimo nazisenya uko ndimo nagira ngamutatanya ngafata ingo zibanye neza ku mahoro ngazishyiramo ubugumba bityo zikaba ziratatanye amasengesho ntabwo ndi gutuma ikintu kimwe kirimo kiraba cyerekeranye no kuba waramya wa mugabo wo hejuru ibyo bintu rwose ndimo ndabyanganye nkabivangavanga byose databuja akazi ndimo ndagakora mu buryo bukwiye nta kintu na kimwe ndimo ndafatanya n'abadayimoni bagenzi bacu bariya bamwe badufasha tukagenda nkabaherekeza tukagenda tukabivangavanga amateraniro insengero ibintu byose birimo biragenda mperutse kujya mu masengesho barasenga nagiye ndumva imbaraga zimbaranye barankubita umuriro urafata ariko muri mu mwanya aramfasha ewa ibintu byose bigenda ku murongo databuja ndi mu kazi nawe ureba uwo yise ngo ni shebuja wakoze ibyo ngibyo wakoraga genda ukubishyura ibihumbi byo ndakora ibihumbi byo mwese ibyo ngiye kubabwira n'ibi mu gihe n'ibyo mwakoraga mu kubicura igihumbi yego databuja umusaruro wacu tuzabona benshi yego databuja muhere mu biterane byabo bakora kuko ibyo nibyo bidusenya cyane mu masengesho yabo mubibagize gusenga no kwiyiriza mubibagize wabaha umurimo uriya mu mubo heza ako kazi rero kugira ngo bazagirirweho
umugisha wawe ni baka ndimo ndagakora ku buryo bukurikira ugiye gukora iki abapasiteri n'abariya banyamasengesho mubibutse ko ari abanyabyaha uwasambanye rimwe akabyihana mwibutse ko imana itamubabariye yego data mwabyumvise neza yego data kugira ngo mwese nibamara gutekereza ibyaha byabo kwihana bibananire nimurangiza mubagusha aho ngaho amarari y'ubusambanyi mwoherezemo na bwa bukobwa bw'ubumwe mwoherezemo na ba bandi bose batuma bagirira ry'ubusambanyi aho kazi n'akazi databuye gikwiye gukontorora abantu bose rero ku byo wakoraga akira imbaraga yuko data genda kubicura igihumbi akazi kawe genda nawe satani atanze imbaraga zo kugira ngo barwanye reba izo mbaraga mwujujemo baje kurwanya abizera nawe nziko ndi yego data areba imbaraga muhaye yego data bose zigomba kujya zigufasha yego data rero kubicura igihumbi akoze cyane uyu we ahawe n'ubutwari bwo gufatanya n'inda reba ukuntu dayimoni agenda areba ahantu ahingukiye ahantu tubona hasa nko muri bare reba ukuntu yambaye bakristo inshuti bavandimwe nimube maso kuko turugarijwe iminsi ni mibi mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi dore nguwo mugwaneza agiye kuvoma ari iwabo mu cyaro agiye kuvoma twibukiranye ko uyu ari we washoje amashuri ariko satani amuteza ubwihebe tugaruka hano kwa Louise ari guhamagara umukozi kumba ahamagaye mugwaneza aterekana itabiye nimero yego none se bambwiye ko mushaka akazi yego muragashaka cyane ukuri pe none se niba mugashaka nanjye ndashaka umukozi nzaza ryari yewe imana ishimwe ni ukuri nanjye nasabaga akazi numvaga nshaka akazi muri iyi minsi nari mfite ubukene ahubwo ndarara nje pe oya ni i Kigali nta kibazo ariko bibaye byiza waza uyu munsi noneho rero uhaguruka ukagera Nyabugogo uzambwire umuyobore kuko dutuye ahantu Nyamirambo ku muhanda wa Nyabyo kugira ngo ubashe kuhagera neza ubwo nimagera nyine tuzajya tuvugana kuri telefoni sawa ejo nje hari ikibazo nta kibazo oya ejo ndaye nje nyine ejo bukazira nahageze murakoze sawa ati sawa umukobwa abonye akazi ategeze asengera umukobwa abonye akazi atasengeye ashimye Imana nk'uko bigenda ku bandi bakristo twigarukire hano dore dayimoni igeze ahantu muri bare uriya musore ntabwo azi uwaho yaranamusomye bakristo mundebere kandi uriya musore mwamubonye icyagihe ari mu masengesho n'undi dayimoni yari yamufashe abandi basenga we ari kuri telefoni nimujya gusenga nimujya kuganira n'Imana mujye mugupa izindi rezo zose haboneka rezo y'Uwiteka ndebera aho ageze iyo usenze nabi bigukururira umwaka abonye umukobwa ari kubona ari umukobwa muzima ntabwo azi icyo ari cyo ndetse muri make yanamwishimiye urabona ko agiye no kumuzimana bagiye kwiyakira ntazi ko ari dayimoni ubuzima bwacu ushobora kuba uzi kureba neza
meze neza rero nawe urayica wemeje kujya unywa imitobe tuzi ariko hano hari n'utundi tuntu bigatatu ibindi bintu byari bidutegereje ukeka utaruherutse ujya kuri ibi bintu dayimoni ni nayo ibanje gushunaho ku byo kurya ibanje kuryaho wararya ibyo dayimoni isigaje nawe ariyeho niwe wagakwiriye kubanza kurya ntiyegeza nabisengera ariko abanje kuba dayimoni ibanje kubigangahura ibanje kubirya nshuti bavandimwe mujye mwibuka byibura gushimira imana no gusengera iryo funguro nk'uwiteka rihumanure mu muvumo w'isi n'ubutaka kugira ngo rigwe neza imibiri igiye kuryakira sinzi uburyo nabibonamo mbamona ukunda amasengesho menshi agiye kumuca intege kandi mbambona atari sawa dayimoni atangiye kumuca intege koko se yewe nagusenga ubundi nanjye njya ngerageza umunsi wazaje tukajyana umunsi nunyemera ko umunsi umwe uzasoma kuri aka kantu aho se turagenda utagasomye mura rega ikibazo ntabwo nkumenyeshe rimwe nese kadasharira oya sawa kantu kuko dukundana rwose none ugiye gusomaho nanjye birabyerege sinyambishobora oya kugira nabi ibintu bikira ni ukuri gusa ubwo urabizi ibyo batubuza kunywa inzoga n'ibisa nabyo erega nagatobe ndabere kudasenga ubihanije iyo ukoze mu ngaro umugabo mwiza iyo usenze nabi bikuzanira umwaku uretse undebere n'imana erega ntabwo yanga abantu bakundana mana yanjye umva ko karyoshye se asomye amuresheje iki si ubu n'umugabo nkawe wawe yabonye ibiyobyabwenge namurinywesheje inzoga mu itorero ni ukuri bibazo bigiye tubonye se sinabibwirwa n'iki uyihanganye nawe akira ihangane sheri ihangane no kukumva erega ndagukunda nzi ko numva kataryoshye kuruta ngaho ibyo by'imitobe nkuko bitera n'isukari nyinshi ndabizi ariko nanjye ntabwo umuntu ari byinshi ese kano kantu kuko wamenyereza kukanywa aka kantu kararyoha umugabo mwiza erega nawe aramushyigikiye noneho akira oya ntayo azi ko ari gusangira n'umuntu muzima nagira ngo utere amatsiko umusore mukobwa nujya kurambagiza ujya ubanza usenga imana ikuyobora inzira yibwira ati wivange mu byanjye hari igihe ushobora gusanga ari nabwo imana yaba yarakunyeretse ngo tunyurane kugira ko ntabireka siniretse byagenda nyine kandi mbonera umwana reba nk'amasegonda nanjye ndabizi ko ari heza ariko nyine ugomba kwishakira umwanya nari narasenze nsaba imana ngo uzamuhe umukunzi umeze nkawe igira gutya iramumpa none koko ndeka gusenga indogera musomye ariko nyine kandi nawe yafashwe umutima ntabwo kimurimo basi nshyiremo n'umwete ejo n'ejo ndi tuzajyana bakristo bavandimwe ariko musengana n'abana mwite ku iherezo ryanyu n'abana babi tunguze uburyo umwete ku kwisanira ibaze ko abantu basenga ntabwo bajya baba ibaze umuntu avuye gusenga araje atunganye n'umuturanyi we sibyo ubwo si imbuto aba yamwereye n'izizi yewe mbona ibintu mubamo ntabisobanukiwe mbese ayo makuru ntabifite ariko ntabwo mbisobanukirwa oya uyungora shimwe oke wenda ushobora kuba utabyitayeho cyangwa se utanabikora ariko abantu musengana n'abapasiteri banyu nta kindi babereyeho ni abantu bari aho ngaho wo kwishanya imbere y'abakristo ibyo ntabwo bikunze ntabwo wambwira ngo abantu basenga n'abana babi nyine wowe nyine wowe umwana mwiza shiri gusa ugiye kunyongera shangwa ugake erega ndagukunda kuri ndumva nawe nangiye no gusenga wihangane shiri ihangane niko ibintu mbwira ndagira ngo ubyumve neza n'urusengero
udafite amaturo kugira ngo bakwakira dayimoni itangiye kumwangisha n'icyo gutura no kumwangisha itorero no kumwangisha gusenga ariko wasanga ari nayo yubatse niba uburyo kubaye ubyita utokesha usenga Imana kuko uba ari umwuka mubi uzana ibingibi Imana izakongerera zana ibingibi Imana izakongerera bikongerera iki none se murayafata mukayajyana ko batarakugurira mituweli ibintu bijyaho ibindi biri nyine ntabwo ari ugukangisha idini ariko nyine nawe gabanya kuko nawe ushobora kugabanya gusenga koko ntabwo nkunda niba unkunda ko udashaka kunyumva rwose ndakunda rero nanjye ntabwo byanze ariko abadayimoni barigisha kandi bikemera bikagufata ndisigira iki niba wasengaga 3 mu cyumweru uzajya ubikora kabiri ngerageje ese gatatu hari ikintu kagukoresha oya uzajya ubikora kabiri inshuro imwe uzajya ubikora wenyine none n'inshuro ya kabiri uzajya turi kumwe nibyo nyemerera noneho ni safi namuhuhereyemo amuhuhereye ibintu murabibonye amuhuhereye ibintu ubwenge bwose uzajya gusenga ryari ahita amwangisha gusenga nawe ndagukunda nka buri cyo nguha nubona se bivuyemo rwose nta gahunda rwose ibintu by'amateraniro twikundanire ibindi byose tubyorere nta n'ikirere ntabirenze gusa usaba kumbonera umwanya sibyo ntabwo nawukuburira rwose nicyo gihe ahubwo shere ndumva wahagarika tukibyinira ntabwo si kubyina mbiheruka kera ariko ku bwawe ndabikora bagiye no kubyina igihe cyose uzaba urimo gusenga uzibuke yuko nubwo usaba imbaraga z'Imana uri gukomeza ntuzirengagize ko hari n'imbaraga ya Satani igomba kukurwanya ikarwanya za mbaraga wahawe twibukiranye ko uyu yari umukristo mwamubonye ari gusenga ari kumwe n'abapasiteri ariko ngira ngo uyu mwanya none murareba aho ari mu ngwatira ari mu tubyiniro ari kunywa inzoga nyamara azi ko ari umuntu muzima bari kumwe ari kumwe na dayimoni ukabona abantu bagenda hashize umunsi umwe ngo uwo ninde Rwaniza aje kwa Louise Louise ati amuhaye karibu iwacu ati karibu iwacu karibu rero ngaho dutangiye Rwaniza ageze kwa Louise Rwaniza akinjira mu cyumba ahuye na dayimoni ni mu nanjye igikapu kirimo azanye wamenye harimo iki byamubwiye agarutse n'umujinya mwinshi aho mu gikapu uzanyemo iki mukobwa umukobwa nasiyo biva niyo bijya dore ko mu cyaro murangwa n'ibiheri n'inda n'imbaragasa mugira umwanda dayimoni iramufashe itazangira mu nzu wari umukristo kandi uyu ni umudiyakoni mu itorero ariko mundebere namwe dayimoni iramufashe atangiye afashe igiti kandi kuko dayimoni yamufashe afashe igiti akabya cyo kuzamo imyenda ye reba ukuntu yahindutse umwirasi dayimoni iramufashe hari ibyo imubwiye ngo nagenda arebe mu gikapu ngo azanye ibiki nta kintu gisizemo dayimoni imufatire mu muryango umukobwa yumiwe ngaho bika imyenda yawe uyijyane mu cyumba hariya niba uzajya urara ndebere nawe umukobwa ntazi iyo biva n'iyo bijya ariko atangiye kumirwa ari ubwa mbere ahageze twibukiranye ko yari episode ya kabiri igice cya kabiri cyitwa igikomere cy'abera kiboneka ku ikaze TV 250 umukobwa yagiye mu cyumba bamubwiye ari buraremo umukobwa yitwa Mugwaneza Louise nawe arakomeje
ahise agenda ko dayimoni ni mubi. Dayimoni za Kristo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya, musenge cyane kugira ngo mutagwa mu moshya. Iyi minsi ni mibi kuko Satani atwugarije. Hari aho twari tuje icyo uba wahereye nsakuza reka mubwire nako ndibutse kuha gahunda kandi mbabarire ntumbwire ngo moya nawe yanshaka mu matwi yanjye ntawe nkeneye kumva ndashaka kuza tukajyana gusenga. Icyo gitekerezo cy'ufite ariko se umuntu ushihura iyo misengere yawe yo ni nyabaki? umuntu gushibura iki? Niba nkubwiye ngo tujye gusenga ibyo gushibura si byo mubwiye wowe uraza tugende cyangwa ntabuze. Ariko burareka nkubwire mubwize ukuri. Ese buriya koko mba mvuga nabi ngira umushiha nk'uko uba ubimbwira kandi uba wanshihurira. Okay noneho reka mubwire wowe akoze ibihe byiza tuba dufite ku rusengero, wowe uze kuza tujyane. None ibintu byo kugushimura kubwira nabi birangiye nzajya nywera imbuto kugira ngo ni benshi ibinyomoro n'amatunda ku buryo zayivuga ati cyakoze mbonye umuntu usenga. Uri kumva wenyemerera ko turagenda gusenga sibyo shari kandi ni wowe. Nta kibazo reka tujyane nanarebe nawe. Okay ako ntuzongere. Oya ntabwo nzongera shiri aho tugenda amasaha yane tutano byo kwirwa duhindura ibi birabaye twe ku rusengero ubundi umva ntabwo tujya tugira ibintu ntabwo tugenda. Reka tugende nawe ufite imbaraga mbi y'umwijima niyo yonyine igutera gukora icyaha. Imbaraga mbi y'umwijima niyo igutera gukora ikibi. Rwaneza arinjiye muri cya cyumba bamubwiye ngo ajyanemo imyenda ye akimanikemo imyenda ye. Uyu mukobwa ari n'Imana yera ariko arumiwe. Ati uyu muntu niyeretse nkigera ahangaha koko nimpamara iminsi bizagenda bite? Arumiwe. ntabwo nasubira mu rugo hamwe no gusenga ndabizi ko Imana izamfasha. Arebye ari ugusubirayo yumva ntibyashoboka. Ariko hamwe no gusenga twibukiranye ko uyu mukobwa ajya kuza yasengeye urugendo. Imana iramureka araza kuko yashakaga akazi kandi yari yarasenze ngo Imana imuvane mu bushomeri. Aje i Kigali, ageze i Kigali ahitwa i Nyamirambo mu mudugudu wa Nyabyo. Araje abonye akazi ariko ahuye n'umumabuja cyangwa se nyirabuja. Arimo ikureka nawe ndebera dayimoni nyumvira aramufatiriye amufatiranye nyumvira. Ijwi ntabwo riturutse ku Uwiteka. Uyu mukobwa ni umunyamasengesho wanyawe ati toka Satani. Bantu musenga, iyo abantu basenga burya ntimukabakinishe, baba bazi gutandukanya ijwi rya Satani n'ijwi ry'Imana. Ati toka Satani, iri jwi ntabwo riturutse ku Uwiteka. Iyo usenga bya nyabyo isengesho ry'Uwiteka rivuye ku Uwiteka urarimo. Ndabona umunsi uciye rero turebe indirimbo ya 38 y'iminsi itatu. Ariko umwanya ni mutoya turaririmba igice cya mbere kirangiza mushiki wacu adusengera Imana hanyuma akurikireho pasiteri. Uyu ni Diyakoni mukuru uyoboye ati Imana bararirimba mbese ko nta Satani atagera. Uhumva amajwi nibwo kumva ari kuririmba dayimoni yagezemo kare. Mana yacu uri Imana y'amahoro, uri data wa twese mwiza, urashoboye nta kikunanira. Uyu mwanya turi imbere yawe, turi imbere y'amaso yawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti duhamagaye kwera kwawe, duhamagaye ineza y'Imana. Muri aka kanya tugiye kuba imbere yawe, Mwuka wera w'Imana tembera aha hantu, ukora ku mutima wa buri muntu
kureka ijambo ryawe bagiye kumva ni mu izina rya Yesu amen. menyeka abangabo uyoboye harimo abo wasambanye nabo. tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19. Reka diakoni adusomere uwo murongo. dayimoni abyibukije pasiteri kandi pasiteri yarabyihannye kera, ariko dayimoni amwibukije ibyo yayihannye kera. nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Haleluya. Mwakira ijambo ry'Imana. Diakoni arakoze rero kudusomera ijambo ry'Imana. Vuga muhindukire ibyaha byanyu kuko satani arimo arabadukira abakristo bacu. Mwihane ibyaha byanyu, abasambanyi ubusambanyi mureke, abicanyi ubujura mureke, abandi benshi cyane bari gukora ibyaha bitandukanye mushaka mwabireka, kuko umwanzi satani arimo arabadukira, arimo arabagwisha. Abanywi b'inzoga mubizireke, ni ukuri ndabona benshi cyane satani arimo arabagwisha mu bitego, ubusambanyi aho ngaho, ubujura hafi aho ngaho, ubwicanyi hafi aho ngaho, yambitse ubugome mu mitima yanyu. Ni ukuri ndababwiza ukuri, murihane mureke ibyaha byanyu, nimwihane ibyaha byanyu, kuko umwami Yesu Kristo agiye kuza, kandi naza azahemba uwakoze neza, ntazahemba umusambanyi, ntazahemba umwicanyi, ntazahemba umujura, ahubwo azahemba uwabashe kumvira Uwiteka. Ni ukuri mureke tureke ibyo turimo byose. Pasiteri arakoze kugezaho ijambo ry'Imana. Umwanya tugezemo ubu noneho ugiye gukurikiraho wo kwiyeza kugira ngo turusheho gutungana no gutunganira Imana. Uwa mbere nabanze atuyihana bwa mbere ni yihana. Imana imbabarire kubeshya, Imana imbabarire ubwambuzi, dayimoni arahageze. wihane ko wigene, Imana imbabarire wihane ikiziriko ariko nyirire Imana imbabarire ikiziriko. ati Imana imbabarire ikiziriko. Kuki wihana ko wibye ikiziriko? Ni wihane yuko wibye ihene y'abandi. Nyumvira dayimoni ibyo yakoze. Imana imbabarire ibihe Kwa Kristo musenge. wihane ko wasambanye. nanjye Imana imbabarire kurya nasenze no kuryama Nyumvira. kandi imbabarire ni icyaha cyo munsi Nyumvira. wasambanye wihane ko wasambanye. nanjye kandi Imana imbabarire n'ibindi byose Imana Musi imbabarire. igice cy'umukondo. Nyumvira. Dore dayimoni kwa w'inzoga kandi ntiwihane ko wasambanye, uramenyekera. Imana imbabarire nk'ibyo ngibyo. Imana imbabarire yuko nagize intege nkeya mu nzu y'Imana. Imana imbabarire n'ibindi. mube maso. Nk'ibyo ni ibiki? Ko muvuga ngo umunsi y'umukondo ngo nk'ibyo ngibyo mwakwihannye yuko mwasambanye mukanywa n'inzoga, ntimushyiremo iby'ubwenge bwanyu. Imana ibababarire. Bamwe ngo Imana ibababarire kandi harimo abanze kwihana. By'abarokore biri gavuga ngo bari kwihana barihana. Ndebera dayimoni, abadayimoni we bamufasha ari benshi. Mana yanjye ndebera. Imana wo mu ijuru imbabarire bifasha gusarura abayo. Nyumvira umurozi. Imana wo mu ijuru imbabarire no kwirwanaho. Umusambanyi ngo ni Imana wo mu ijuru ukwisayidira. imbabarire gukunda ubuki. Nyumvira nawe. Na bya bindi bukore mu kanya Imana ibimbabarire. Mana ya abamaze kwihana barakoze. Imana iduhe kuba maso. Umwanya muhaye pasiteri asengere abamaze kwihana. Ndebere imyihanire y'ab'iki gihe. Hari icyo satani yabwiye, hari icyo dayimoni yabwiye pasiteri, none niwe babwiye ngo nasenge. menyeka abangabo uyoboye harimo abo wasambanye nabo. Ndebera wasambanye urambwira ko hanya reka Mana yanjye
nicyo byakumarira reka menya ko utigeze ubabarirwa Mana yanjye we bitwa kuri witorera ariko ntacyo bimaze dayimoni ndumva amaguru ipafashe reka duhenuza adusengere ntacyo ndumva akantu kanjine kamfashe mwadufasha ndiyakona akadusengera dayimoni amuciye intege amwibukije ibyo yihannye kera yuko ategeze ababarirwa bakristo mujye mugira kwizera dore abadayimoni ku buzuye mu bari gusenga niba udafite kwizera menya ko dayimoni aguhagurukiye ndebera nawe dayimoni yibukije pasiteri yuko ategeze ababarirwa. tutarava hano Imana inyeretse umuntu wanze kwihana haleluya umwuka w'Imana aracyakora izina rya Yesu muri iki gitondo nta masuku ndakora inzara nayo iratema amara ubu koko ndatabarwa n'iki se mu nkono haba hari ikintu koko wow wabana n'uriya mukobwa urya agati n'inguriro iyi nzara sinayirwa njye kureba aho ndasira indazi tutarateka none ndabara twese ubu koko ntitwanakubuye ntitwanavomye none no guteka biratunaniye koko bwirirwe none se ubu turabigenza gute nubwo zifite ndabizi mwana yanjye ndumva bitoroshye ma bijajare nuko nshubije bisabanye byiganize nabiretse sawa rero ahantu ko hasa nabi cyane umusore untereta ageze hano ko yandenga papa wageze hano yatwica kanza nakeye makosa aho se bimeze bimeze neza kabisa kandi se wowe mu kanya wari uvuye wari ugiye ngo uri hangaha muri urasohotse ngo uruka wisetsa rero bigenze bite kandi nari hanze tugana n'umuntu ari kunsetsa utugambo twiza aho utangaza umugabo ugasebwa ko impanuka nta kintu kiza uri guseka uri mu mari kiganye kigatagana hatari mazi hanyuma se rukundo we rukundo ese rukundo yagiye rukundo yagiye hera rukundo se abantu muri kumwe turi kumwe ko nagiye uko wagiye nari ko yagiye hera abasigaye ngenda ndagiye twaba turimo tuganira ku by'inzu numva atabyumva neza asohotse yikunkumura gutyo kose ari muri telefone ntabwo gusigara wenyine cyane rwose kwihangana basigaye wenyine n'abibereye kari mwambuze nari ndi hano hanze gatoya ibyo twaganira tugomba gutera kubyumva neza nabyumvaga baganira muri mu biganiro ngo mwaganiraga n'abantu wowe ngo wari kuganira ngo n'agakobwa keza ese burya kari agakobwa byose kari agakobwa urumva ko n'ubumeneye ibanga ariko ibaze na roho uba ukigita ugaseka tumuntu w'umugabo ushaka ibyakobwa kuko ariko nanjye narakari kukibasha muri minsi ameze neza ubiki n'ubwo ngo noneho
kagenda kayakubita kayagarura wowe reka mwere hari revu utaragera gusubiza umukobwa nateretse wowe ntiyanagutuka wowe niwo mpamvu leta baramubona nuko wamubwira kandi rero uri abasore mu kagira inkuru rero muri iyi minsi niyo mutitwara neza hasigaye hari abakobwa basigaye barinjiriwe na satani umuntu wese akinjirwa na satani mu buhemu abadayimoni bakamwinjira ibyo bintu uvuga ni umudayimoni akinjira mu bwonko ibyo bintu uvuga ni ibyo bintu uvuga nturabizi naho muze ibyo bivuga by'abadayimoni abadayimoni baratsinzwe igihe Yesu yapfaga ibyo yarabirangije na abadayimoni ntabwo bakiriho genda ujye gushaka ikirayi kandi ndabizi ntakibona mama tujye kwishakira umukobwa mwana ibyo mukobwa se mukobwa ngende mwemerewe ko ushaka umukobwa wese hano ndabizi hari abakobwa kandi bazi twembi icyakubwira ni ibyo aho borosika nibyo ubwo njye nabyemera ngo kamwereke indaya zatura amafaranga ahubwo urangutse dute nko ku muhanda nta kuntu twayitwara nk'umukobwa nyine utambutse tukiyaraca uko biraye umuringoti nzawuvamo njyenyine nanjye naranakuwe guhinga si ikintu nabona mbirya sinabona mbivunikira umugongo nza no kubagara imvura yabo ariko mani ndabona bitoroshye ntabwo byoroshye pe byoroheje se byanga kora mwiriwe makuru y'iminsi makuru ni meza bari bameze neza twari tumeze neza harya ko ari wowe nabanje kubona n'indera uyu nguyu ni murumuna wanjye yitwa Korodine mwarimu urahari twari tumeze neza nta kibazo hano nta wundi muntu uhari se mwabusigayemo mwenyine ni twebwe duhari none rero ntarajya muri byinshi mabuja yari akuntumye nyine ambwira ko gushaka umukozi we yari akuntumye mu biki ntabwo nabimenya nyine ntabwo ajya akunda kumvugisha cyane ariko yambwiye ko bikeneye cyane nyine byihutirwa ndasenga mabuja wawe rero ntabwo ari mwiza pe ajya akunda kugira imyuka mibi ikamukoresha bigatuma yirukana abakozi none rero nyine kubw'amakuru mpaye urumva nanjye ntabwo ari uyu munsi ntaje ahubwo mpamaze iminsi hari amakuru nyine mbaziho cyangwa muziho nawe ahubwo nakwisabira ikintu kimwe ntabwo ari ngombwa ibintu by'amafaranga mara akakobwa rero ntabwo kameze neza byatanye ukora akatabutari tujye gukaraba kandi mwabasore rukundo atira bro mwabasore sinababwiye ko mwatewe n'imyuka y'abadayimoni reka iri sire basaza mara ubundi imyaka ufite yo kugera muri abo wowe urashaje nyamara ndatinda Ese bimeze gute? Sawa boss. Wampaye kariya kaji? Afaye kano se? ugomba kuvuga ko yibye uriya musaza bityo ntabwo ari buguye ntubikigware ugomba kumubwira ko ibintu nakoze ntabwo bibaho ubitekerezeho neza Sura umukiriya wanjye ndatekana
Niwe uzikanye ibyo. Igihe kimwe ukagira. Gwaneza. Kogara. Gwaneza. Ibyo birakureba. birandebaga bigira amaso None se ushinzwe kumbaza na byuki? ariko abahungu b'ubu mwabayeho ubu uri kubona umusore wagera hano hasaga guca atambe ntabwo mwifuzaga kugira umukwe Mwese kare we aguhenze n'ingero. none se nawe ntiyaguseka none waba urimo uramuwe Ese mu gihe utabyutse kare ngo umenye ibyo byose ko wagakwiye kubyirinda, njyewe urambwira. ariko musaza wanje kuko twaje turakundana Reka ndagukunda mushiki wanjye. urankunda ukaba uri kunsubiza guca Nuko ari izihe kandi wabwiye ngo mbe birandeba musaza wawe umbwira ngo mbe birandebaga bigira amaso Rega ntabwo mbamubwira. ese ni ibiki bindeba wavuze Ni ibi byose by'amasuku. ntabwo bindebaga da ko byukusetse karame papa nta soni igihe uyu mwanda uri hano urabona n'ibyo koko mubona ari byo reba aho isaha igeze Nyumvira viye nawera. Umusore akora amasuku mushiki wanjye ari aha ngaha ko. kuki utayakora se mushiki wawe niwe nshinga si ubundi wa mugani wabyibuye Nase ubu nayakora wari. ariko papa sange muharangije niko mbabwiye haguruka mukubone musaza wawe ibi ni ibiki mbonaga hano ibi Ni iki kidasanzwe ubonye se? Nese ahubwo se jya n'ubu koko bata wowe niko sha ayo mandazi ubundi muyakuye muyakuye sha kuki mutansubiza ariko kandi rero sha no kujya mwana n'agasuzuguro kose ntabwo ari byo twakibera inshuti se ndumva nta kibazo waza tukibera inshuti twari tujyana no gusenga nta kibazo noneho urakoze noneho ubu nagenda nta kibazo sawa genda ntasi iwacu ese mubaye inshuti muraziranye ubu aka kanya mumenyanye gute nanjye nyine nari nifuje kumumenya ariko nta kibazo igendere yesu gutinza igendere mwirirwe kandi muramuke yego ko nawe kigali wewe bigenze ute se wowe kandi ko usigaye unonga meze nkaho utagira inshuti nimba ambwiye ngo tube inshuti tubaye inshuti niko nawe ngo waba inshuti nawe reka ufite ibirori urabera kubabaza ayo mandazi mwayakuye ariko abana barananiye ayo mandazi mwayakuye ariko uko atasubiza musaza wanje nawe wagazanye yagakuye yese karibu
Kanyanya, muraho. Amahoro. Ni karibu icara ahangaha. Siporo imeze gute? Sawa boss. Wampaye kariya kaji? Afari kando se? Cyane cyane amandazi serugendo. Mbere Se mbonye barya amandazi ngira ngo nayo baguze nawe yibye. Papa ni musaza wanjye wagazanye. Niwe wayazanye. Niwe wabirafise. Wowe wabyutse ukora iki hano? Reba ukuntu wangize umusore uzayasanga hameze gute akazakujyana. Musaza wanjye nyamubwiye ngo nawe nakuhure avuga ngo ntabwo windeba. Hanyuma mujya kwiba amandazi. Gushaka koko nta soni mugira kwiba amandazi mwabuze iki muri uru? Ko mwabana nta soni koko mwabuze iki muri bwo kwiba amandazi? Rakara ry'umujinya umufata umunige. Rakara umufata umunige none ntacyo kikumariye. Yewe muja wa Yesu we, nubwo uri umujura kwihana bikaba byarakunaniye, ndakubabariye kandi mbikoreye kugira ngo uzarokore ubuzima bwa benshi. Aka kanya agenda kwa diyakoni kuko Satani yahagabye igitero, kandi ntutinye ndi kumwe nawe. Ni iry'Imana kanje kureba diyakoni se habaye iki kandi? Cyana cyananiye rwose. Umva wacyane mubwire rero sha gasuzuguruka. Arangije. Umva sha munijya mwica rwose nyaho ni ha. Oya urana. Oya Kristi yawe. Oya reka mwica. Ariko mubari yarananiye. Mureke ariko yarananiye umwana yarananiye. Satani mu izina rya Yesu. Toka Satani. Mu izina rya Yesu Satani yabateye nawe muritera. Ubu siko ari shitani waguhagaze hejuru. Mbega we. Hagurukira urugo rwawe urubere maso usenge. Ntabwo ubundi rwose Satani arakurangiza. Nibyo. Mu izina rya Yesu. Ibi bintu ntibikwiriye. Ibi bintu ntabwo Ibyambira nibyo. Nibyo. Byongeyeho serugendo rwa inshuti yawe. Umwana wawe. Hashyira umufana serugendo. Abadayimoni baragutera. Kuko yarananiye. Oya. Nta mpamvu yo kuniga abana bawe. Ni shitani waguhagurukiye n'urugo rwawe. None wibye n'umushiti wawe. Ko Satani ari umugome. Sengera urugo rwawe. Rero kuba uri diyakoni ukaba usenga ntabwo bikuyeho yuko Satani atatera urugo rwawe. Ugomba kubera amaso urugo rwawe ukambara imbaraga ukareba ko Satani wamutsinda. Ngwa neza umukobwa ara kwa neza. Alo mubu wa mukobwa se yagarutse ko jewe ntaramubona yaje ntabwo ndamubona sinzi uko byamugendekeye igituma ataragera. Wiriwe.
Mwiriwe. Akiri telefone n'umukobwa wawe. Umukobwa wanjye? Uyu ni umukobwa wawe. None se kumpaye telefone ye wari hehe? Iwe yapfuye ibyo byarangiye. Kweki? Karibu. Mukomeye cyane. Mwiriwe neza. Yewe. Bakwicara se? Ni karibu. Ko muri telefone mukobwa wa Stella nari. Wahora n'iki wamuvandimwe hano haje uruzingo rw'umuhungu rurambwira ngo yapfuye niba ari rwo rwamwishe. Uruzingo? Aha, ntabwo wamenye iyo biva n'iyo bike. Nuko rwaje rumbwira ntabwo yahise yirirwa ntiyambwiye. Cyane nakabaje rwose. Ariko aho ntacyo gikibazo. Uramuzura? Wigira ikibazo. Ntukuzane telefone zawe kongera ubone makuru. Ntabwo muzi. Telefone zavuye. Ntabwo muzi. Yazagaruka abo yibike neza. Ariko yo wameze neza. Akasanga neza utembona utishimye. Abashinyaguzi nkamwe nyine mumeze nka rura ruzingo nawe uri mukosho nkawe. Muri make nanjye imyitso uruzingo. Ntabwo byumvikana. Bamwishe? Urabigenza ute? Ariko nagitewe ubwoba. Uhamagare wowe ubwire ko yapfuye. Nukuza umurambo ubwire ko utazi uwo yagiye. Uri kumva? Ntibigucange n'ubundi ko nawe usanzwe ariko witera utari umwitayeho. Ntabirenze. Yego wa mugore we. Yarangane. Ariko ntundebe nabi. Njyewe tumuje gusura nje kwirebera umukobwa wakomeye. Nanyenda mwiza. Ntundebe nabi. Kanataka telefone keza. Ese uriya ntabwo byumva. Ibyo ari kubwira ni ibiki? Undi wambise ukihorera. Ntabwo bisobaje inama. Zamuka. Kora icyo umubwiye. Ubundi umusega w'umuhungu urambaza. Nyine data ihangane twumvishe ibyakubayeho. Ni ukuri turi iminsi y'ibibazo ibyago n'ibitego. Tante, twerutse hano wansiga? Ugusiga gusa? Ngaho urire ndi? Cyane rwose. Wow. Wagira njye niganye nawe aransize we. Nagusize njye wicaye imbere. Njye wagusize. Oya, nagusize. Wicaye imbere ninde? Ako tani waje uremeye. Nahageze mbere. Oya. We wasigaye urabizi. Nahagaze nyine. Jewe ndicaye. Ariko hagati aho we wanebwe. Ariko byukuse. Kubambwiye ngo nta kintu cyakunanira nkubaza ikibazo cy'insubizo. Mbaza njyewe nta cyananira njyewe ndarenze. Ariko byukuse. Abantu bajya basambana bate. Ubundi se hasambanaga abantu. Si abagabo bonyine basambanaga. Hari umugore usambanaga. Ariko byukuse zikusetsa. None se abagore bo ntago basambana. Oya ahubwo barapfa. Oya nako ndibutse. Umugabo abaga agiye gupfa n'umugore agiye gupfa. Ubwo umugabo agasamba
n'umugore agasamba bagasamba begerana, umwe asamba yegera undi n'undi agasamba yegera undi bagasamba begerana, ubwo nuko bagasambana. aha siko numva bya bintu ari danje ubwo se aha ndi kumva bya bintu ari bibi mama we siko ari bibi ntabwo nari mbizi mbega nibaza ukuntu basambana byarancanye ariko sha uri akajura pe ndabibonye ariko cyagiye wowe kuyehe y'amandazi rebye kusereka mbyihorere ntaza gutakaza icyizere cy'imbabazi nahawe bigatuma nsubira mu bibi nibyo koko pe nta cyiza cyo gukora ibi iriya ni satani yari iguteye wabonye ukuntu papa yari akunyuze kandi nawe buriya ni satani yari imwoheje genda satani uratwika pe aha byo kusenga aho rero reka dutahe ejo tuzabona uko tujya gutabara Louise sibyo none buriya nabonye isomo buriya ntabwo nzongera ndihaniye pe ntabwo nzongera ngo sha ntuzongera arega shaho nta cyiza cy'ibibi ushatse ko umuntu abikora azi nyine ko ari kwirengera wagira ngo umuntu abikora azi neza ko hari icyo bizabyara ntituzongere gutegekwa n'umuntu sha uko bimeze nyine ntabwo ari byiza pe se wabibonye uko bimeze papa yari akwishe rero uriya mupapa nawe arahubuka oya ujya ubibona ko ntabwo wamurenganya nawe n'imbaraga za satani ziba ziri kumukoresha buriya arega satani arakora kandi tugomba kugerageza uburyo tumurwanya kandi tukamutsinda ntabwo nyine nta kundi nabonye isomo hari imana ibuza abarira ese ubundi azashyingurwa ryari nyine rero tuzabatangariza umunsi wo kumushyingura ejo ni gukomeza mukihangana pe biragoye kubura umuntu wawe kuko nyine ni ugukomera karibu neza siko mbona yasinziriye yewe uri kuganira n'abandi warangiza ugasinzira ngo muri kuganira ibintu mwaganira ibintu biganirika kuganiriza ibintu bisinziriza umuntu koko muraho mwene da muraho nawe muraho nawe ese uko witangiriye itama nta mahoro urugo ni amahoro ko mbona ibintu byose mbona yitangiriye itama uyu nawe uriya yasinziriye mbabyinire se uraza usakuriza abantu twapfushije nta n'isoni sori mumbabarire ntabwo nzi ko mwapfushije umuntu hano mumbabarire rwose kandi mwese mumbabarire ni ukuri mbasabye imbabazi ngo sibyo bene da turaziguhaye none ngo twigira disipurine sha ni ukuri ntabwo nari nzi ko mwapfushije ariko nanjye napfuye mpagaze ni ukuri nanjye nari kugusaba imbabazi maze iminsi rwose umva sindyama ngo sinzire icyaha cy'ubusambanyi twakoze rwose nanjye kugusaba imbabazi ni ukuri nibwo numva nuje rwose umbabarire rwose kandi mbabarire ukuri ku mutima n'utarambabarire imana yo mu ijuru izambabarira uvuza guki pasite mubazi ndumva nanjye narinje gusaba imbabazi reka mbanze ngusengere mana yacu uri imana y'amahoro pasiteri mweze umubabarire imbabazi zawe zimubonekeho mu izina rya yesu pasiteri
watewe n'umudayimoni witwa nzigo ndende ahora akwibutsa iby'ahahise akakwibutsa ko utababariwe bigatuma dayimoni agutsindira imbere y'abuyoboye. Ngaho rero ba maso usenge kuko yaguteze umutego wo kukwica ugapfa bitunguranye. Dore nawe Louise, dore dayimoni zakwaritsemo ziguteza guhoza urutoto ku bakozi bawe batota. Dore nk'ejo umukozi wawe yagiye umaze wamutumye umaze kumutuka, nubwo yapfuye yari umwere, yabanye nawe neza, ariko wowe waramugomeraga umutoteza, ariko wowe nta cyaha yigeze gukorera habe na kimwe, ntiwigeze umubarira nk'umubyeyi pe. Uzi ko buriya Satani yari yaguciriye igico ko ugomba kumukubita ukamwica bikarangira nawe ujyanywe muri gereza ugafungwa, kandi urumva umuntu wishe umuntu baramufunga koko byanyabyo. Ubwo rero wihane imirimo mibi wakoraga, urinde umutima wawe n'ururimi rwawe kugira ngo utazabura ijuru umuvandimwe. Kandi namwe bene data mube maso, mumenye ko Satani uri gushaka abantu azisasira kuri wa munsi we wo gucirwaho iteka. Yewe mwese nciye bugufi, mumbabarire, nakoze ibyaha byinshi, narasambanye, nararoze, naribye, mumbabarire, n'Imana yo mu ijuru imbabarire. Mana, Imana ikubabarire. Imana ikubabarire ntuzongere. Buri mpamvu Satani aturwanya ni uko yamenye ibyiza tubikiwe mu ijuru, rero bituma turwanya cyane. Igihe cyo gucirwaho iteka kiregereje, rero dusenge ariko turushaho gukiranuka muri byose. Kandi rega buriya nubona mugenzi wagukoreye nawe ntabwo ari uko nawe abariwe, buriya ujya umenya ko Satani yamugendereye maze umubabarire, ubundi umusenge, kuko buriya nta kintu cyiza kibaho gikomera cyangwa gifasha umuntu w'amasengesho. Gusenga ni intwaro ikomeye cyane. Ariko rero mwasarusha? Yego databuja, hari abo twasaruye, harimo Pasiteri na Louise, ariko hari uwo twise apfataguye mu cyaha. Databuja utubabarire. Databuja, ariko hari abagore n'abagabo bari bafite umwuka, badutwitse, baradutwika twumva turashize. Nibaze tubisasire mu muriro, igihe cyacu kirarangiye, abo ni twebwe bakoreye. Yego databuja, nibyo koko nimwumve mvugane namwe aya magambo. Mwarakomeretse bihagije, ariko nje kubomora abana banjye. Muraboneye ariko si mwese. Rero Pastor namwe bakristo mureke kwishushanya mwiyoberanya mwitorere. None se mubabwira ko ari nde ubatumye? Mubahubwo mudafite? None kuki mutokora agatotsi ko mu jisho ry'abandi mutaritokora ubwanyu? Ese hari uwabwiye ko mu murimo w'Imana ariho bakinira? Ndavuze ngo we Pasiteri nawe Louise musohoke mugende muve mu nama mwahenewe.
kurinda mana we uzi kurinda wari komanda we uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda tewe rekeraho igira haruguru ngaho rambura akaboko zana nako ngako hagufatira fata gutya Cut. You ready? Mode action. ndavuze ngo we pasiteri nawe Louise musohoke mugende muve mu nama mwahenewe wewe ntasoni Uri wafratemo. Cut iki ni giceceka. Ngamusubiremo. wembaza nta makuru ufite biriya byakozwe nani wembaza mumene bomora Desire bite byawe we gabanya amarebe gutsindirwa imbere y'abuyobozi oya mureka Bitware delegate bigatuma utsindirwa imbere yabo uyoboye. Umurekura umwuka ikibitera aho arekura umwuka mucika bigatuma ahita boza. Bigatuma utsindirwa imbere yabo uyoboye. biroreshye wabishobora Wowe ijambo ritwarira rimwe ijambo ritwarira rimwe utagize bigatuma utsindirwa imbere y'abuyobozi uri kurekura umwuka. Mode action. bigatuma muhansubiremo bigatuma uvuga ngo caceka utonoma cyane n'umujinya mwinshi. Action. caceka No. Ongera gusubiremo. aburetse nka kinete wo Oya we nabivuga atonoma cyane twumva. Urakaye nyine ahubwo urabivuga hano rakaye. murakarire cyane Utsa kutababari. Uri wina. njye ntabwo ndi uwina ukagahe Uri ikibazo. ngewe nturuka kure cyane ntabwo ari mu Rwanda Aje kugatara.